Shalom. Turacyakomeje muri ya gahunda ndumva ntiriwe hari nivuga kuko ino video nubwo igaragara muri iki cyumba mu cyumba cya decoration ko yakozwe ku munsi umwe, ariko hari igihe harimo uduce tugiye dutandukanye. Niyo mpamvu muzageza kora ko byakozwe ku munsi umwe cyangwa mu bihe bitandukanye, ariko video nzagenda zitanga mu biciro bigiye bitandukanye. Ubwo rero turacyakomeje. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku bantu bankurikiye n'abantu bazankurikira, nkomeza rwose mbashimira cyane. Iyo tuzakomeza kurebera hamwe muri iki cyumba cya decoration ibintu bijyanye na decoration, imirimo ikorwa n'intoki, ibintu byo kuba wadekora, ushaka kubikoresha mu bintu bitandukanye, mu bikapapuro, mu bikarito, mu mabuye, mu byatsi, mu biti, mbese ibintu byose biterwa n'uburyo ki ikintu ushaka kugikora. Ariko uyu munsi twebwe gahunda turiho nyine ni kuri rwa rurabyo naberetse muri video yatambutse. Noneho tukaba tugiye kuyishyiraho amarangi. Ururabyo ngiye kurushyiraho amarangi. Urabona nyine twari twamaze kurushyiraho byose, igihuraho ni rya rangi ritukura kugira ngo ruse n'urunguru. Ndakeka mwararubonye. Hano hari izindi nabyo nazo, ariko zo zikoze mu bintu bisa nkaho ari ibitambaro n'ibipapuro. Izi ngizi ndakeka ntacyo ndi buzivuga, ariko uru rwo nzaruvugaho. Uru rwo nzaruvugaho, urunguru ko urunguru ninjye warukoze. Ego, ubwo kuko gusiga amarangi bisa nkaho byanduza, ndagerageza kwifashisha hano ishashi. Hano mfite ishashi, noneho nze gusiga runo rurabyo rwanjye. Shaka kurusiga. Reka ndusige turebe rusize uko ruri buse. Iri ni irangi rya spray rimwe umuntu apurize utari usiga. Yashyiraho mu ishashi ko bikunda kwanduza cyane, si ngombwa ko wenda ryose rihinduka, ushobora gukora